kubishimangira ijambo nyamukuru riri hariya mu itangiriro igice cya 18 umurongo wa 18 n'uwa 19 urumva ni ibintu byoroshe umuntu ashobora no kubwira nundi itangiriro nyine ni itangiriro uko ibintu byatangiye kandi uyu muntu murabizi ko ari we sokuruza wo kwizera Aburahamu tangiriro 18 haravuga ngo kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Amen. 18:19 kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be nabo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka bakora ibyo gukiranuka bakimanza zitabera kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuze. Ku murongo w'18 baravuga hejuru y'ubwoko ukuntu bushobora gukomera ukuntu bushobora kugira amaboko ukuntu bushobora kugira ndetse no kuba umugisha ariko baze yabyo isoko yabyo aho ifundo riri aho umutima w'ibintu uri ni mu rugo. Yego icyatumye mumenya no kugira ngo ategeke abana be nabo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka bakora ibyo gukiranuka bakimanza zitabera kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Yego intego y'uyu mwanya ni ukugira ngo buri wese yongere atekerezeho ku muryango we wa bugufi hariya mu ifundo papa mama abana abakozi abandi bavandimwe bashamikiye kuri uriya muryango muto. Ikigaragara nuko bishoboka ko umuntu ashobora kuba mwiza hanze ariko hariya ku isoko ugasanga hari ikibazo. Umuntu agafata umwanya mwinshi n'abantu bo hanze ariko akaburira abo mu muryango wiwe. Nimba ari umugabo ntabona umwanya wo kwicarana n'umugore ntabona umwanya wo kwicarana n'abana n'abagore ubu baragenda ubu ngubu hateye n'ibintu noneho by'amatelefoni umwana araza akagira gute akaja mu cyumba undi akaja mu cyumba ugasanga yanzira asa naho itarimo umuntu kandi barimo. Ibyo bintu rero tuongere dutekereze hejuru y'umuryango uriya wa bugufi. Ntabwo abantu bajya baburana kandi babana. Muvyeyi agomba gufata iya mbere cyane abagabo ahari abagabo. Nimba ari umugore agafata leadership agafata iya mbere. Imiryango yacu tugomba kuyita. Muri Timoteyo wa mbere igice cya 5 umurongo 8 haravuga ngo umuntu natita kube azaba ari mubi hanyuma yutizera. Yego kwita ku muryango wawe kwita ku muryango wanje ni ibintu by'ingenzi mu mutima w'Imana. Aburahamu murabona ko Imana nibitangiriyeho ibintu bikomeye kubera iki kuko yamubonagamo icyo kintu. Azamenya urugo rwe azategeka abana be azategeka abo mu rugo rwe kugira ngo bakomeze mu nzira y'Uwiteka. Iki kintu ni ikintu cy'ingenzi ku bantu basoma Bibiliya uvuga gake bakumva. Yego reka nongere mbashishikarize
iriya jambo riri mu Timoteyo wa mbere kandi 13 ngo uje ugira umwete wo gusoma. Abantu basoma, abantu basomye Bibiliya inshuro nyinshi bumva cyane kuruta abatajya basoma. Umuntu uzusoma Bibiliya azafashwa kurusha umuntu udasoma. Yego. Ngubu mvuga Aburahamu iwe akagera kure cyane. Reka mbashishikarize kongera gukunda ijambo ry'Imana. Mukunde Bibiliya, ibyo bintu bizabafasha. Rero uyu mugabo Aburahamu yamenye iri banga cyangwa se yarumvise iyi nama y'Imana yuko agomba kwita ku muryango we, bakagira gute bagakomeza mu nzira y'Uwiteka. Ifundo hariya hasi, papa mama babyeyi abana, ni ikintu Imana ishaka ko twongera kandi gutekereza, twongera kwatsa umuriro, igicaniro cyo mu rugo kikongera kikagaragara, abantu bagasengana. Ntusengane nabo mu rusengero musengeramo ngo unanirwe gusengana n'umugore n'abana cyangwa se umubyeyi n'abana n'abandi bari mu rugo. Aho ngaho haba hari ikibazo. Ibintu umuntu abona akiri umwana abibonera mu rugo ni ibintu arinda saza atarabivamo. Yewe nagize amahirwe yo kugira ababyeyi bazi Imana, abazi umubyeyi Nduwamuhebera na Nyabinyeri umukobwa w'Abahiga, n'abantu bari bazi Imana. Yego. Bari bazi Imana, baricaraga bakaganira ibintu byinshi. Burya abana bagira ubwenge, ukicara iruhande rwabo ugategera ibyo barimo baganira. Twavuye ku kabara aho twari dutuye, abandi barimo bahunga, ibo baranga ngo ntibahunga, ngo Imana yababwiye ngo igihe cyo guhunga ntikiragera. Yego. Umunsi Imana ibabwira ngo nibahaguruke, bavuye mu muhana barara ku karambi n'ahantu nk'imetero 200 kugira ngo bubahe ijwi ry'Imana irimo ibayobora. Ibyo ngibyo uri umwana ubu bibona. Yego. Imana igenda ibayobora, nimunyura aha nimukore gutya. Ibyo ni umugisha. Rero ni ikintu cy'umuryango. Nanjye ndagerageza kugira ngo umuryango wanje uba umuryango uhesha Imana icubahiro. Amen. Iki kintu Imana yabwiye Aburahamu bavandimwe ni ikintu cy'ingenzi. Bazakomeze mu nzira y'Uwiteka. Gukomeza ntabwo ari ikintu cy'umunsi umwe, ntabwo ari ikintu cy'iminsi 2, si n'ukwezi, si n'umwaka, ni ikintu cy'ubuzima. Ukaba muri iyo nzira, ukagendera muri iyo nzira iminsi yo kubaho kwawe yose. Bibiliya ni igitabo cy'imiryango. Iyo ureba urabona ni imiryango gusa, ni imiryango. Aya mateka yose ni amateka y'imiryango, ni amateka y'imiryango. Kandi ibibazo uhaye guhura nabyo ntabwo uri uwa mbere, nta n'icyo umuntu yashobora kwiregesha uvuge ngo njyewe oya. Bibiliya yuzuyemo ingero z'imiryango, ariko mu bintu Imana ishaka nuko hariya hasi ibintu bigenda uko Imana ishaka, gukomeza mu nzira y'Uwiteka. Hari umuvandimwe wanyandikiye message, reka nyibasomere. Imana imuhe umugisha, namusabye uruhusa kugira ngo mbasangize namwe icyo kintu, akamaro k'imiryango, ibintu umuntu abona mu muryango. Yanyandikiye gutya, aravuga ngo ntabwo mvuga izina, ndavuga gusa ubuhamya. Muraho neza Bizimana, murakomeye mwese n'umuryango wawe? Natwe turakomeye rwose kandi turashima Imana, turashima Gitare cy'amahanga ikitubeshejeho. Mwakoze cyane ku nyigisho nziza zerekeranye n'umuryango. Aho cyane shaka kugira
hari akantu uvuze kanibutsa byinshi nabwiwe n'umubyeyi kera kugeza n'ubu sinzakibagirwa kubera ko nagafashe ku mutima kugeza mvuye muri iyi si. Amen. Bampaga amafaranga yo kujyana ku ishuri, hanyuma bakambwira banza uyatangeho igice cya 10. Amen. Numvaga gutanga igice cya 10 azaba agabanutse cyane. Bambwira nutanga icya 10 asigaye azakubera umugisha. Naje kubyumva kandi uwo mugisha narawubonye. Kugeza n'ubu nzambaza abana nubwo bamaze gushaka nti ese mutanga icya 10? Bararushe barabyumva babitanga neza. Imana ishimwe cyane. Amen. Ubwo ni ubuhamya bwiza bw'uyu muvandimwe kuba yarabagize ababyeyi beza bamwigisha gutanga icya 10 ku mafaranga y'ishuri. Icyampa byenda abantu bakazabona umwanya wo gukomeza kumva ubuhamya bwiza nk'ubwo ngubwo ukuntu kugira ngo twese dufatanye cyangwa se twibukiranye cyangwa se dukomezanye. Yego. Uyu muvandimwe murumva ababyeyi we baramufashije. Ni umugabo arubatse afite n'abuzukuru. Ariko icyo kintu cy'icya 10 murabizi ko icya 10 kigora abantu benshi. Yego. Ariko iwe bwabaye ubuzima kubera iki? Kubera ababyeyi be bamwigisha ati tuguhaye amafaranga y'ishuri ariko ugomba kuyatanga icya 10. Imana idufashe kugira ngo twongere dutekereze kuri iki kintu cy'imiryango. Hariya hasi abantu bagomba gukomeza mu nzira y'Uwiteka. Iki kintu cyo gukomeza mu nzira ndashaka kongera kugishimangira kuko hari igihe umuntu agenda neza ariko yagera ahantu akumva amajwi y'iruhande akava mu nzira. Muri Matayo igice cya 7 umurongo w'13 n'uw'14 haravuga ngo munyure mu irembo rifunganye kuko irembo ari rigari n'inzira ijana abantu kurimbuka ari nini kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye n'inzira ija mu bugingo iraruhije kandi abayinyuramo ni bake. Muri Matayo 6:33 haravuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Yego. Gukomeza mu nzira y'Uwiteka ni ikintu cy'ingenzi. Ukabibamo ukabikomerezamo ukakomeza. Hariho inzira z'Uwiteka. Iyo umuntu agendana n'Imana hari ukuntu Imana ikuyobora mu buryo bwayo ikakubwira ibintu kandi bikubaka bituma wubaka n'abandi bantu. Yego. Imana igira inzira zayo kandi ishaka ko abantu bakomeza mu nzira zayo. Aburahamu uyu nguyu Imana yaramubwiye ngo ukomeze mu nzira zanje, abana babo bakomeze mu nzira, ndetse n'abo mu rugo bakomeze mu nzira zanje. Yes, yarabikoze ariko kandi ageze ahantu hamwe kubera yuko nta mwana bari bafite. Umugore aramwegera ati rero ibi bintu ntako twakwiyaranja ko mfite uyu mwana w'umukobwa hano umubyariye hari ikibazo wumvamo. Urumva ukuntu umuntu azava mu nzira. Nta kantu abayobya babaye mu giturage murabizi. Uza ugenda washika ahantu ugasanga hari amayira abiri ugata inzira, hari igihe bikugora kongera gusubira muri ya nzira wavuyemo. Kandi ni ahantu hatoya gusa, za nzira zatandukaniye ahantu hato. Aburahamu rero aremera ava mu nzira
abaye gukurikira amakuru y'isi murabizi ibibazo biri hariya muri Moyenore, ikibazo cya Israel na Palestine, n'abana basangiye isi. Ntabwo ari ikibazo cy'amoko agize, ariko n'abana ba nyina baravukana, ise n'umwe, ba nyina nibo babiri. Ariko Imana yari yamuhaye isezerano yuko Sara azabyara, ava mu nzira akanya gatoya gusa, ikibazo kiba kirinjiye. Rero mwumve kuzanira ibibazo umuryango, ariko Imana yari yamubwiye ngo muzakomeze mu nzira yanjye. Iki kintu cyo kuva mu nzira ni ikintu kibi. Umuntu ntiyakagombye kuva mu nzira y'Uwiteka. Inzira y'Imana irahari. Hari imiryango, hari abantu benshi. Ndabaha urugero kabisa rwiza pe rushimisha mu buzima bwanje. Kandi uwo mwana w'umukobwa w'umupfakazi, murabizi, abapfakazi turi kumwe hano ku rubuga, hari igihe abantu bakureka, abari inshuti zanyu, abari mbese ugasigara wenyine. Ariko hari ingero nziza zishobora gufasha umuntu kugira ngo akomeze agendere mu nzira z'Uwiteka. Kiriya gitabo cya Rusi ni igitabo cy'umuryango, ni igitabo cy'umuryango. Ni umuryango wari utuye ahantu urahava ujya ahandi. Urebye nka kiriya gice cya mbere, baravuga hejuru ya Elimeleki, niwe wari umugabo, akagira umugore we akitwa Nawomi. Bava mu gihugu kubera inzara yateye, bava mu gihugu cyabo baja mu kindi gihugu cya Mowabu. Uwo mugabo ngo yari uw'i Betelehemu y'i Buyuda, arahava aja muri Mowabu. Agenda afite uwo mugore we, ariko akagira abahungu biwe babiri. Urebye ku gice cya mbere umurongo wa 2, baravuga ngo uwo mugabo yitwaga Elimeleki, umugore we yitwaga Nawomi, n'abahungu be bombi, umwe yitwa Maholoni, undi yitwa Kiriyoni. Ngo bari abanyefurata b'i Betelehemu y'i Buyuda. Baragera batura muri icyo gihugu. Cyagiye batuyeho, wagera ku murongo wa 3, baravuga ngo Elimeleki umugabo wa Nawomi arapfa. Ubwo apfuye asigarana abahungu be bombi. Abahungu isamaze gupfa nabo barashaka. Barongora Abamowabukazi, umwe witwaga Orupa, undi witwa Rusi. Bamarayo imyaka nk'10. Ndatekereza ko ibi ngibi, iyi filime y'ubuzima irasa n'iyacu. Umuntu kuva mu gihugu yari arimo akaja mu kindi. Hari n'abakiri muri Kongo, ariko nanone bavuye aha Nyanaka bari mu Minembe cyangwa se barahandi. Maze Maholoni na Kiriyoni nabo bagira gute? Barafa. Umugore yafushije umugabo we n'abana be bombi. Aha turimo turavuga ibintu bibera mu miryango. Murabizi ko abantu benshi bagenda bahura n'ibi bibazo. Umuntu akanga nyirabukwe, cyangwa se nimba ari uwo nyirabukwe nawe akanga umukazana. Ariko uru ni urugero rwiza. Rusi na Nawomi cyangwa se Nawomi nyirabukwe barabanye, ari abapfakazi kandi babana neza. Ariko ikintu cyiza uyu mugore icyo birigaragaza nuko Rusi yaravuze ngo Imana yawe izaba Imana yawe.
nuvuga ngo hari ikintu cyo kuba mu murongo. uyu muvyeyi nubwo yari yafushe umugabo agapfusha abahungu biwe, Rusi yamubonagamo yuko ni umuvyeyi, kubera nuko n'amagambo akoresha abwira Rusi yaramubwira ngo mukobwa wanje, mukobwa wanje. Nuvuga ngo nawe yamufataga nka mama, kandi hari abakobwa bagira ubwenge nyine bita ababyeyi aho yashatse papa mama. Ubwo ni urugero rwiza bashobora kuvana kuri nde, kuri Rusi. uyu mwana w'umukobwa yabonye Imana kuri nyirabukwe, ni umubyeyi. uyu Naomi cyangwa se Naomi yagenda yakomeje mu nzira y'Uwiteka nubwo yari yahuye n'ibibazo. Kandi natwe mu buzima bwacu tugenda duhura n'ibibazo bitandukanye. Nubwo wahuye n'ibibazo mu muryango, ntugomba kuva ku Mana, ntugomba kuva muri wa murongo, ugomba gukomeza ukaba muri wa murongo. Noneho barabana, yanga gusiga nyirabukwe, aravuga ati tuzabana, Imana yawe izaba Imana yanjye. Akomeza muri ubwo buryo, baragenda bageze ku gice cya kabiri nanone cya Rusi, naho hari andi magambo. Rusi atangira kugenda gushaka ibyabafasha iwe na nyirabukwe. Abantu murumva ni mu buzima bugoye, ariko ubu ngubu usanga hari abakazana cyangwa se ababyeyi banga kubana n'abakazana kandi bafite ubushobozi. Yego, iyo mitima mwumva iri muri ya nzira y'Uwiteka ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Rusi muri bwa buzima bugoye agenda ashaka, aje inyuma y'abandi ngo utwo basize n'abatoragura kugira ngo aze gusangiza cyangwa se aze gusangira na nyirabukwe, kubera yuko niwe ufite imbaraga. Ajya mu murima kubera yuko abakiri mu nzira. Imana nayo hari ijambo ry'Imana rivuga ngo sizaguterera. yego, Imana imwitaho, imuyobora ku mugabo witwa Bowazi. Bowazi ngo abaze umusaruzi ati uyu mukobwa ni uwande? Umusaruzi aramusubiza, aho turi ku gice cya kabiri cya Rusi. yego, Aramusubiza ati Mowabukazi wagarukanye na Naomi avuye mu gihugu cy'Imowabu, yambwiye ati ndakwinginze emera ko mvumba nkurikiye abasaruzi hagati y'imiganda. Nuko araza, yahereye mu gitondo n'ubu keretse akanya gato yinjiye mu nzu. Maze Bowazi abwira Rusi ati urumva mukobwa wanje, ntukaje ujya mu murima wundi kandi ntuve hano, ahubwo uje uba bugufi bw'abaja banje, uhanga amaso ku murima basaruramo ubakurikiye. Ntiwumvise ko ntegetse abahungu ko batazakwakura, kandi ko ugize inyota ujya ku kibindi unywe ku y'abahungu bavomye. Rusi yikubita hasi yubamye aramubaza ati niki gitumye kugiriraho umugisha, kunyitayeho kandi ni umunyamahanga? Bowazi aramusubiza ati basobanuriye neza ibyo wagiriye nyuko bukwe byose, uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi yuko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu bwoko utaruzi. Uwiteka kwitura ibyo wakoze, ugororerwa ingororano itagabanije n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli wahungiye munsi y'amababa yayo. Aramubwira ati kugirireho umugisha databuja, kuko umaze umubabaro ukabwira umuja wawe neza, nubwo ndahwanye n'umwe mu baja bawe. Igihe cyo kurya gisohoye, Bowazi aramubwira ati ngwino urye umutsima ukoze intore yawe muri vino isharira. Yicara n'abasaruzi bamuha impeke zikaranze, arazirya arahaga arasigaza. Ahagurutse guhumba, Bowazi ategeka abahungu be ati ahombe no hagati y'imiba timumucyahe, kandi mumusoreze zimwe mu miganda muzisige azihumbe timumuhana. Nuko ahomba muri uwo murima, ageza nimugoroba ahura n'izo yahombye ziba inshuro imwe n'umucagate bya Sayiri, n'ibindi n'ibindi n'ibindi.
uyu mwana w'umukobwa w'umupfakazi yaje gushakana n'uyu Bowazi ariko abifashwamo na nyirabukwe ku gice cya gatatu usanga nyirabukwe ku murongo wa mbere nawe nyirabukwe abwira Rusi ati umukobwa wanje sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza ntihariho Bowazi mwene wacu ibanga cyangwa se gucomekwa ku mugambi w'Imana ntabwo ari Rusi wenyine wabyikoreye ni nyirabukwe wamutungiye agatoki kugira ngo uwo mukazana wiwe nawe agubwe neza kandi koko yaje kugubwa neza aramubwira ngo ku murongo wa gatatu nuko wiyuhagire wihezu wambara umanuka uje ku mbuga ariko ntumwimenyetseho atararangiza kurya no kunywa ibi byose ni iby'umukecuru ufite experience y'ubuzima umusaza papa yarambwiraga ngo akanwa k'umusaza ngo karanuka ngo ariko ndikabeshe abasaza bagira ubwenge nyine baba bafite experience bashobora kugufasha umuntu kugendera mu nzira z'Uwiteka ni ikintu cy'ingenzi uyu mukobwa rero yigishijwe Imana na nyirabukwe aramufasha amwubakira urugo aza kuba no muri ba nyirakuru ba Yesu kubera ko ntabwo bavuye mu nzira y'Uwiteka iki kintu ni ikintu cy'ingenzi kuba umupfakazi ntibivuze yuko umuntu agomba kwitwara uko ashaka ntagomba kuva kuko bamwe barakarira Imana kubera ko umugabo wanjye yapfuye kubera iki oya komeza mu nzira y'Uwiteka egera Imana mu bupfakazi Imana ishobora kukuganiriza ikakugirira neza murabizi Yobu ni umuryango nawe yari yahuye n'ibibazo yarapfushije ariko Imana yongera kumugirira neza Imana yaguha abandi bantu bakakubera abana bakakubera ababyeyi bakakubera nta kintu Imana itakorera umuntu uri mugendera mu nzira y'Uwiteka kandi umwanzi nawe icyo ashaka nuko hariya muri base twabigereranyije na ririya jambo riri mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere 8 ngo muzahabwe imbaraga zituma muba abahamya muba abagabo i Yerusalemu i Yudaya i Samariya no kugeza ku mpera z'isi nuko tugomba gutangirira i Yerusalemu hariya hasi mu rugo imibanire yanje n'umugore igomba kuba myiza imibanire yanje n'abana igomba kuba myiza hari Imana ishaka kubona mu muryango kwereka abana twarasomye ejo yuko ntabwo Aburahamu yarinze Isaka imirimo umwana arindwa inzara ntarindwa imirimo twe kurinda abana imirimo abana ntibige guteka abana ntibige gusasa abana ntibige gukoropa abana ntibige bamenye isuku murabona nyirabukwe wa Rusi yaramubwiye ati mwana wawe umukobwa wawe genda wiyuhagire wisige murabizi ko mu bintu abantu bapfa harimo n'ikibazo cy'isuku mugapfa isuku nkeya ariko umuntu wamenye Imana agira isuku Naomi yabwiye Rusi ati umukobwa wanjye ugomba kwiyuhagira nta bintu gusa ngo hari abantu bashaka kuba abanyamwuka gusa icyabyawe n'umubiri ni umubiri icyabyawe n'umwuka ni umwuka rero wa mubiri ugomba kugira gute ugomba kwiyuhagira ugomba kwiyezura no kwisiga kandi ngo wambare abakristo bagomba kwambara ariko muri Petero wa mbere igice cya 3 ntabwo ugomba kwambara ibintu nabyo murabizi ukunda abantu bambaranye Kristo nawe aragira ubwenge buva mu ijuru buri modere ntuzi ujya muri ngo waba ugenda ujye ku mipaka ya ni ibintu bigera urabigera ukamenya ukuntu wambara
ibintu abantu bose ngo unuzaza utambuka abantu bakurebe bagutangarira ya uba warenze umupaka. Hari umupaka, hari inzira y'Imana, gukomeza mu nzira y'Uwiteka. Iyo umuntu akomeza mu nzira y'Uwiteka hari ukuntu Imana igenda ikuyobora. Ibyo abandi bahurumbira wowe ikakubwira ati ya mwana mukobwa wanjye oya wewe wigenda gute, genda muri ubu buryo, muhungu wanjye genda muri ubu buryo, mwana wanjye. Hari ukuntu, hari inzira y'Uwiteka ibaho. Kandi icyo Imana ishaka ni uko umuntu agira gute akomeza mu nzira y'Uwiteka. Rero muri iyi nzira y'Uwiteka hari n'ibijyanye n'ubuzima. Ntabwo umukristo apfa kujya ahantu kubera yuko abandi bagiye, cyangwa se ngo akore iki kubera yuko abandi bahaye gukora iki. Hari ukuntu Imana iyobora abantu. Hari igihe Imana ishobora kukubuza ikintu kandi atari icyaha, ariko yakubwira ati oke wewe bikore muri ubu buryo. Hari igihe nakoze ahantu numva ashaka kuhava, ariko Imana yambwira atoya umwanya si uyu nguyu, nije bakuzanye hano, tegereza igihe nikigera uzabimenya. Kandi kuko niko byagenze. Igihe cyarageze numva umutima wanjye unyemeza yuko igihe cyo gutandukana n'uwo mukoresha wanjye kigeze, ndahava. Rero hariho inzira y'Uwiteka kandi tugomba kuyikomeza. Kudakomeza inzira y'Uwiteka ushobora guhura n'ibibazo bitangaje. Ntabwo twataye umurongo, turi muri iki kibazo cyangwa se muri iyi teme ivuga hejuru y'umuryango wa bugufi, umuryango mutoya, famiye igomba gukomeza mu nzira y'Uwiteka. Hari famiye ya Dawidi muramuzi. Bibiliya ivuga ngo yaratunganye usibye muri kiriya kibazo cya Mukawuriya. Aho nta hantu yari yataye umurongo, nta hantu yari yavuye mu nzira. Nimba hari ikintu wumva ko wavuye mu nzira, garuka mu nzira, kuko habamo ingaruka zirenze izo umuntu ashobora gutekereza. Dawidi yaratiributse. Bibiliya ivuga ngo ibyo bintu wakoze we wabikoze mu bwihisho, ariko ibyawe bizaba ku gasongero k'inzu. Biriya bibazo Abusalomu yahuye nabyo, biriya by'Abamnoni n'abana ba Tamari, ikibazo ni Dawidi wari wafunguye umuryango. Biriya avuga ngo ntimukabererekere Satani. Hariya mu muryango hasi hari abagore babererekera Satani, hari abagabo babererekera Satani. Ariko umushake bw'Imana nuko tugomba gukomeza mu nzira y'Uwiteka, ntituve mu nzira y'Uwiteka. Hariya hasi mu muryango icyatumye Imana ihamagara Aburahamu ni icyo ngicyo. Icyamenya ni ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka. Tugomba gukomeza. Abantu bakomeje mu nzira y'Uwiteka ntacyo bazaba, kubera yuko Imana ibahozaho amaso. Bari ku rutare, bubatse ku rutare. Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Iyo umuntu ari muri Kristo, iyo umuntu ari muri iyo nzira, ibintu biratungana, ibintu bigenda neza. Niyo yaba ari umugore, mu Migani 14 haravuga ngo umugore w'ubwenge azarwuka, cyangwa se umugore w'umutima. Mu zindi ndimi ni ubwenge, ntabwo ari ubwenge bw'amashuri, ni ubwenge nyine bw'Imana. Hari ubwenge bumanuka buvuye mu ijuru, niko Yakobo yanditse igice cya 3. Umugore w'umutima wese yubaka urugo, ntabwo ari abagabo gusa. N'umugore w'umutima n'umugore w'ubwenge ararwubaka.
yego umugore w'ubwenge ngo ariko umupfu we ubwe ararusenya. dukeneye abagabo b'ubwenge, dukeneye abagore b'umutima, abagore b'ubwenge, abagabo b'ubwenge, abana b'ubwenge, ariko hariya muri famiye ibyo ni ibintu bituma urugo rukomera. hariya mu itangiriro 18:18 iyo bigenze gutyo abantu bahinduka ngo ubwoko bugize gute bukomeye. bahinduka ubwoko bukomeye ariko bihera mu muryango ukomeye, bihera muri famiye ikomeye, famiye ifite yashoreye imizi mu mana. abantu bari mu kuva mu nzira kandi bigatera bikazanira umuryango ibibazo kubera wa muntu. ibibazo byinjiye by'urupfu byo kwicana byo kugira gute kwa Dawidi niwe wari wafunguye umuryango. ni byiza ko musabira abagabo. abagabo Bibiliya avuga ngo Makorinto 2:14 niwe mutwe w'urugo. iyo akinguye umuryango biragenda bikagera n'umugore nawe akinguye nawe nuko. ariko cyane abagabo, cyane abagabo. nababwiye ukuntu Imana yabwiye Yohana Umubatiza hariya muri Luka 1:12 bati ugende umbwirira abagabo bagarura imitima yabo ku bana. imitima y'abagabo ntiba mu rugo, bahora bahangayikishijwe n'ibintu byo gutunga urugo. ariko ubushake bw'Imana, inzira z'Uwiteka nuko ugomba kugarura umutima wawe ku bana. ukamenya ngo uriya mwana wanje arakurikira amasomo, ajya gusenga, ameze gute, asoma ijambo ry'Imana. mbese tuhongere duhangayikira abana bacu, tuhongere dutekereze hejuru y'abana bacu. ndashima uyu muvandimwe, uyu mwene data wanyandikiye message yambwiye ngo nubwo abana banje bashatse ndacyagira gute, ndacyabaza muza mutanga icyacumi. cyangwa umwana wawe yarashatse uragenda uramwibagirwa. ongera wibuke n'abana bawe n'abuzukuru bawe bashatse n'abatarashaka, ugira ikintu wakora. kandi hari icyo wakora, hari icyo watanga. ni ukubibutsa ngo nibakomeze mu nzira z'Uwiteka. mwana wanje, umukobwa wanje, icyacumi uragitanga. uwo ni ubuhamya bwiza pe. icyampa ngo twongere kumva ubundi buhamya bw'abandi nabo bari kuri uru rubuga, ibyo bakora ku bana, ibyo bakora mu miryango yabo. nababwiye abantu bamwe bababaje bafite imyanya kera baravuga ngo ni ibiti 5 mu ikanisa, bagasengana bayoboye amatsinda, bayoboye iki, ariko ngo ntibashobora gusengana mu rugo. numva atari ikibazo. abo bantu ntabwo baba bari mu nzira y'Uwiteka. icyo Imana ishaka ni uko abantu bakomeza mu nzira y'Uwiteka. Rusi na Nawomi ni urugero rwiza. bari abapfakazi ariko ntibava mu nzira y'Uwiteka. ngo Imana yawe izaba Imana yanjye. bashaka iyo Mana, Imana nayo irabiyereka, Imana nayo irabateturura, Imana irabanezeza, Imana ibagirira neza. ni ibintu by'ingenzi ariko bigomba kubera hehe? hariya hasi mu muryango. imiryango yacu igomba kuba ari imiryango inezeza Imana. muri iyi miryango dushobora gutanga n'urundi rugero. murabizi Imana yabonekeye Salomo inshuro 2. yari umuntu Imana ikunze, Imana ishaka, Imana igirira neza mu bwenge, mu butunzi, ariko aroroma. umugore umwe, 2, 3, 10, wapi 12, 20, 30, 100, 500, 600, 700 kugeza
igihumbi uwo muntu murumva atari yagenze nabi uko ni ukuva mu nzira y'Uwiteka kandi ntabwo Imana yanezerewe n'ibyo bintu yagiyemo ibyo bintu ni bibi ibyo bintu ni bibi kuva mu nzira y'Uwiteka ni bibi byatumye n'ubwami bwiwe bugira gute bucika ari ubyiteye kubera ko yavuye mu nzira rero Imana irashaka ko abantu bagira gute bakomeza ntabwo ari ibintu by'umunsi umwe tugomba gukomeza mu nzira y'Uwiteka imiryango yacu igomba gukomeza mu nzira y'Uwiteka hari urundi muryango nawe mwiza watanze urugero rwiza hariya muri Luka igice cya mbere umugabo yitwaga Zakariya umugore yitwaga Elizabeth ngo nta mwana bari bafite ariko bombi barabakiranutse kandi nabo kubera ubwo buzima butangaje babagamo ntibatandukana murabizi abagize ikibazo cyo kutabyara ukuntu Satani n'abayikoresha bazana ibitekerezo nyamara ese ujaye akana hari iruhande ikibazo ni iki murabizi ivyo ni bibi umuntu ntiyakagombye kuva cyangwa ntagomba kuva mu nzira y'Uwiteka umuntu agomba gukomeza mu nzira y'Uwiteka Zakariya na Elizabeth kubera gukomerera mu nzira y'Uwiteka Imana nayo yabakoreye ibitangaza ibaha ntabwo abahaye abana benshi n'umwana umwe ariko umwana w'igitangaza Imana ibaha impano idasanzwe Yohana Umubatiza kuri uwo mwana Imana yabahaye Bibiliya iravuga ngo Yesu avuga hejuru ngo mu bantu bavyawe n'umugore ngo ntawe umeze nkande nka Yohana Umubatiza ese icyangwa mwana ukugira abana benshi cyangwa no kugira umwana niyo wagira umwe ariko akaba ari umwana muzima nawe ugendera mu nzira y'Uwiteka niye ya Zakariya na Elizabeth ni urugero rwiza ni urugero rwiza hari famille nazo zagenze nabi Ananiya na Safira n'abantu b'amanyanga bakayuzuranamo ingaruka murazizi barangije nabi kubera iki bavuye mu nzira nta muntu ushobora kugarura uwundi ariko Yobu umugore yaramubwiye ngo tuka Imana wipfire aramusubiza ati wa mugore uvuze nabi uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfafa ntabwo yabyemeye ariko Aburahamu wabyemeye ngo nafata undi mugore ingaruka na n'ubu ziracyahari ntabwo tugomba kuva mu nzira y'Uwiteka Imana idufashe kugira ngo twongere twibuke iki kintu cy'umuryango famiye yanjye ihagaze iti ese duhagaze neza turi mu nzira ese ntaho twavuye mu nzira nimba hari ahantu wumva wavuye mu nzira mwene data garuka mu nzira y'Uwiteka nta yindi nzira twaboneramo amahoro ni inzira y'Uwiteka rero iyo umuntu ari mu nzira y'Uwiteka ni umugisha murabona iriya famiye yari famiye y'abantu b'Imana ifamiye ya Eli ariko abana baragenda bava mu nzira Hofuni na Finehasi ibyababayeho murabizi bapfiriye umunsi umwe kubera iki ntibakiri mu nzira bataye inzira uriya musirikare wari ufunze ba Paulo na Sila yarabajije nkora iki kugira ngo nanjye nkire aramubwira ati wizere umwami Yesu urakizwa urakira wewe nabo mu rugo rwawe amen urakira
iyo umuntu ari mu nzira nziza y'Uwiteka azakira nubwo ibibazo byaza mu Baroma 8:28 haravuga ngo ibintu byose bifatanyirizwa hamwe kutuzanira ibyiza ku bantu bakunda Imana, ku bantu bahamagaye nk'uko Imana ibishaka, ku bantu bari mu nzira nubwo wahura n'ibibazo bimeze gute Imana ikibihindura bikaba byiza. Niyo mpamvu bene data tugomba kugira gute gukora ivy'Imana ishaka, gukomeza mu nzira. Ababyeyi bagategeka abana babo. Ngwese umuntu utazi gutegeka urugo rwe yategeka gute umurimo w'Imana? Ni byiza ko dusubira ku isoko y'ibintu, isoko izituma umuntu anezerwa ni mu rugo, ni muri famiye. Iyo umuntu yakomejwe mu rugo ibintu byose uhura navyo mu buzima ntacyo biza bikubwira pe, ntacyo urakomera. Nubwo uhuye n'ibibazo ariko urakomera kubera iki? Kuko umutima wawe ntiwababaye. Ntiwababaye. Yabesi yarasenzera avuga ngo uzandinde kubabara. Ahantu umuntu atagomba kubabarira ni muri famiye, ariko hari abana abavyeyi babwira nabi. Hari umuntu weruka kumbwira yuko muri famiye ntibumvikana, bafite ikibazo. Mama wabo yagiye gufara avuga ngo uyu mwana wanje ntakabe no kukiriyo cyane. Kubera iki? Bapfuye, hari ibyo bari bapfuye. Barangana. Nubu nasaka avuga ati ntakabe kukiriyo cyane. Kubera iki? Kubera ibyo bibazo babahuye navyo batumvikanyeho. Umwana Bibiliya iravuga ngo bana mu Efeso 6:6 ubahe so na nyoko, honore weshimu baba yako na mama yako, ubafate nk'abanyacubahiro. N'umugisha abantu bagifite ababyeyi ndabinginga, n'umugambi w'Imana. Abantu bari mu nzira nyayo bafata ababyeyi babo, barabubahisha. Imana yarafashije kumva kiriya gice cyacu mu Efeso 6:6 rabati honore ton père, wubahe so na nyoko. Mama yari yarapfuye, Imana irafasha njya muri Madagascar muri mission nzana amafaranga. Ariko numva icyo kintu ngo wubahe so, honore ton père. Ndavuga ati papa urashaka ngo imyenda yose yari ifite ndayishura, yewe namuguriye n'imyenda yo gukora ubukwe ndamugena arabona. Aravuga ati ntabwo nzaguma hano, nzasubirayo kandi ashaka gushaka. Umuntu wubaha ababyeyi ni umugisha. Kandi nanjye ibintu mbona n'ubu ngubu hari umuntu wambwiye arambwira ati Bizimana wewe ngo uzumera nk'umuntu waye guhinga ahantu hari ubutaka bwiza, ngo naho twebwe ngo niko abantu baye guhinga mu mishiki. Yego, impamvu niki? Hari nk'icyo kintu cyo kubaha ababyeyi. Rero abana bantu bagifite ababyeyi, abantu bafite ba nyirabukwe basebukwe, mubagirire neza, ni umugisha. Uburyo bumwe bwo kugaragaza ko umuntu akiri mu nzira. Yoshua 20:15 yaravuze ngo njyewe n'inzu yanje tuzakorera Uwiteka. Imana idufashe kugira ngo twebwe n'inzu zacu, twebwe n'abacu dukomeze tugire gute? Dukorere Uwiteka. Abana bacu tubigishe gukora, kuko nutabimwigisha gukora hari igihe ibintu bizagira gute? Bizazamba. Nahura n'ubuzima bukomeye umwana azacika intege, umwana kuko ntiyigishijwe mu muryango. Rero ari mu buryo bw'umubiri ari no mu buryo bw'umwuka. Twasanze Aburahamu avuga ngo mureke njyewe n'uyu muhungu tuje hirya dusenge. Ibyo ni ibintu bijanye n'ubuzima bw'umwuka. Ubuzima bw'umwuka umwana agomba kubyigira hehe? Muri famiye, mu rugo. Rero Imana idufasha kugira ngo twumve iki kintu cyo kwisoko. Isoko yongere ibe nziza, isoko yongere igire gute? Itungane.
twigisha abana bagira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana, basome ibingibi bijyanye bahugure bigishe. Ibyo ni ibintu bituma umuryango ugira gute, uba umuryango mwiza. Ukigisha abana kubaha, niko birivuga. Murabona ingorane Abusalomo yagize nuko yashatse gusimbura se. Hari abana benshi bagiye bahura n'ibibazo. Rubeni yanyazwe ubukuru bwiwe, umurage w'umwana w'imfura, kubera iki? Kuko yagiye kuryamana na nyina wabo. Kayini yagiye yangara, kubera iki? Kubera yuko adakunda mwene nyina. Abaza ngo se ngo ndamushinzwe. Icyo kintu ntitukigira, kubera ko umuntu avuga ngo ntashinzwe mwene nyina. Dushinzwe abo tuvukana. Ugomba kugira ikintu ukora, nubwo uriya muvandimwe wawe atakijijwe, gerageza komeza ube mu nzira. Wigisha abana guhora mu nzira z'Uwiteka. Dina yateje ikibazo mu muryango wabo, kubera iki? Kugenderera bene igihugu. Yagiye ahandi atakagombye kuba agenda. Ibi bintu byo gusohoka kw'abana, bari hehe, baraha, hari igihe bagenda bakandurirayo ibintu, bagahurirayo n'ibibazo bibatera, bibinjiza mu kaga. Rero ababyeyi tugomba gufasha abana bacu kugira ngo bamenye Imana. Mwanyumvise, hari abana bagiye neza, bagenze neza, ba Yosefu, ba Danieli, ba Mariya. Reka nsoreze kuri Mariya. Mariya ari umwana w'umukobwa. Iki kintu cyo gutaha umwana akabyara nyuma y'amezi 3, 4, 5, ubundi nta wakagombye kubyara atarageza amezi 9. Hari ikintu kiba cyagenze nabi. Rero tugomba kwigisha abana yuko nta kubana n'umuhungu mutarakora ubukwe. Luka igice cya mbere 26, 27 na 34. Mariya ni urugero rwiza. Bavandimwe bakoze b'Imana, dusangiye urugendo. Muri make icyo Imana dushize ku mutima nuko tuvyutse iki kintu, igicaniro cyo mu rugo, dukomeze mu nzira. Abari batangiye, abari bariko bumva amajwi yo kujya hirya, yo kuva mu nzira, nibagaruke mu nzira, nibagaruke mu nzira. Iyo nzira muri Matayo igice cya 5 twasomye ngo ni inzira ifunganye. Tunyure muri iyo nzira. Irembo rirafunganye. Rafiki yangu wewe katika safari